tworora isazi ziguruka zigatera amagi. Ayo magi niyo dufata tugashyira kuri ya myanda, noneho mu gihe cy'iminsi 12 tuba tumaze kubona proteine ndetse n'ifumbire, mu gihe compost yatwaraga amezi 3 kugeza kuri 6, ariko izi sazi zo zidufasha kubona compost nziza mu gihe cy'ibyumweru 2 ndetse tukabona na proteine. Bo isazi ntabwo arizo tugaburira ingurube, ahubwo isazi zitera amagi. Ayo magi niyo atanga ziriya nigwahabiri inyo. Izo nigwahabiri hari abazigaburira inkoko ari nzima, ariko nkatwe kubera ko tubikora mu buryo bwo gutunganya ibiryo by'amatungo ntabwo tuzigabura ari nzima. Dufite ubuhanga bwo kuzumisha, aho tukazisya hakavamo ifu. Iyo fu niyo tuvanga n'ibiryo by'amatungo, bikadufasha gusimbuza soya n'indagara twakoreshaga mu kuvanga ibiryo by'ingurube n'inkoko. Ku bijyanye n'agaciro cyangwa n'igisubizo byatuzaniye igisubizo cyane cyane kuri soya n'indagara. Soya n'indagara ni ibintu tudafite hano mu Rwanda cyane, akenshi tugura hanze. Rero bigabanya iyo competition yo kugira ngo amatungo n'inkoko, ingurube n'inkoko bisangire soya natwe abantu, kandi tudakunze no kuyibona inahenze. Bityo rero urumva yuko igiciro kuri twebwe mu gutunganya ibyo biryo by'amatungo cyaragabanutse cyane, tukaba tunabona inyungu mu bworozi ko ari imishinga cyangwa ari ubuzima bushoboka.